ari ukuntu njya ndeba inkuru mwandika kandi mutatangira guhumuka. Ari ukuntu mwandika inkuru mu cyankumva ibyo bavuze nkumva harimo abarimo agasuzuguro kabi. Urareba abantu bicaye mu Bwongereza ati ibinyamakuru byose isi yose natwe twavuze Abongereza basabye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi kuvugana cyane. Nuko se tuvugane bakemura ibibazo birepye ngiyo ngabo bajye baza nta bibazo bihari kuko ibyo bibazo rega bibacuma. Ikibazo gihari mwese kiba giteye umujinya nuko ibyo bibazo bashaka ko dukemura nk'Abanyafrika nibo babiteza nibahagarika kubitera urebe ko bitarangiye. Dushobora kugira ijambo ryo kubibutsa ko aribo babiteye se ubwo rero mutabasha kuvuga sibyo mukaba mwaragobwe kuri izo ngingo nibyo babwira ngo mujye kuganira cyo kwa nabyo mudakoze imihango bababwiriye n'imihango urabona hari ukuntu tuba turi mu bukwe twese twashagaye bati habaye bati Shadadi yarongo abantu bakazenguruka ameza ngana cya bagera mu ijana ari umuhango ahubwo se aba ikikubwira ko umuhango wakomeye nuko baba barenga ijana. Iyi mihango ubundi yitabirwa n'abantu benshi baba ari benshi cyane ahubwo se wumvise se ari umwiherero. Ahangaha ikinyamakuru cyanditse kiti Ubwongereza biciye muri ambasaderi wabwo witwa James Kariuki uhagarariye umuryango w'abibumbye yabwiye akanama k'umutekano kawo w'abibumbye nyine ko bahangayikishwe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'ibihugu bya RDC n'u Burundi. Iyo ni miti baba bamuhaye ngo nagera playing nta kintu kiba kirimo nta kintu kirimo yewe niba hari ibintu bimaze byarambiranye. Ariko niba ibiganiro byashyira ikibazo ku iherezo so kuki abantu bagomba kumva ko bataganira bamugana ibihe biganiro byaba abantu batatu cyangwa babiri ubu urambwira ngo Tshisekedi araganira na perezida iki niba generali umugaba w'ingabo avuga ko inyeshyamba zaje muri miliyoni 10 z'abakongomani zipfuye mu myaka 30 benshi barishwe na FDLR noneho se nibura Kongo iremera ko FDLR ari ikibazo nk'uko u Rwanda rwakomeje kubibabwira naye Kenge yabivuze cyane. Uwo muntu se waje akaza akica abaturage b'igihugu yahungiyemo uramutekereza ute aramutse mu gihugu yigeze kwicamo akanavukamo utabasha no kumurobanura n'umwene igihugu yaba ari ku rundi rwego. None se ikibazo kiri Kongo ikibazo kiri kuri Sekibi ikibazo ni yambeba yamize ariko nyine baravuga atakaga kose abakongomani izo miliyoni zahashiriye n'izindi zihabura umutekano ngo ni Sekibi waturutse mu Rwanda. Urumva none abarokore bose iyo basenga bavuga ko shitani yavuye mu ijuru ariko yoherejwe n'Imana ntago babishyiraho kandi Imana niyo basenga nk'umugenga wabo. None iyo babura no ko batavuga bati Satani kuki batataka Imana yohereje shitani subirana Satani yawe bakataka shitani yoherejwe nayo idafite ahandi ijya ubu yahisemo kwakira shitani yoherejwe n'abazungu barimo abafaransa babashakira zone turquoise shitani yabo rero niba bayabohereje bakayakira nibahangane nayo niba badahangana nayo nibayereke zirasi za ntumbi z'impyisi se bababwiraga ndako nizo nta bundi buryo buhari kuvuga rero ngo bababwiye ngo bakemure ikibazo ngo baganire ikiganiro cya mbere Jya ibintu bari abasirikare barimo kuvuga biteye isoni mutekereza nicaye nk'i Kigali yego n'umuntu nka General muzima w'igihugu cyacu atubwira ukuntu abantu barimo gupfa bishwe n'amabandi kandi aya mabandi yaje aturutse nk'Ibujumbura ugatunga kuri General ubihari abakomeruka abakongomani bigaragambya uriya muntu twamwataka mu biro twamwatse tuti sohoka twishwe tuko tutagira umuntu witwa ko ashinzwe umutekano binjira mu gihugu ko na Patrick Muyaya ko bavuga uti n'umusivili nawe aratabaza General aravuga ko abantu baje baturutse mu Rwanda noneho yemeye ko ari abicanyi bakiriye rero none nyuma y'imyaka myinshi bavuga ko FDLR nta kitwaye ubwo bemeye ko yisha abantu miliyoni 10 birasobanura ko bemera ko FDLR ari abicanyi noneho hanyuma rero wicaye muri Loni
akavuga ukuntu ngo basaba kuganira kuki uwo muntu waroni nk'umuntu ushaka ko isi igira amahoro kuki atasabye ko akavuga ati twe turasaba ko Kongo n'ibindi bihugu wenda niba hari n'ahakomoka ubufasha tuhiga inyeshyamba ziri muri kiriya gihugu zikomeje guhurirwaho mu kwica abaturage ba Kongo bakanambuka bakatangira bagashaka no kwica abo mu Rwanda. Ariko uyu Ekenge yagezeho mu ijambo rye aravuga ati FDLR ntabwo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ni ikibazo ku mutekano wowe? Bishoboka ko wenda avuga ati FDLR uko bangana n'ibigeze ngo nta ngo u Rwanda rwajya harango rukavuga ngo ni uwuhe buryo FDLR ruberemo ikibazo. Okay, niba rero avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda nahagarare ku maguru abiri avuga ko ariwe warashe Kinigi. Nahagarare yego abihamya. Niba avuga ko FDLR atari ikibazo atariwe yarashe mu Kinigi navuga ko ariwe warashe kuko igisasu cyaturutseho. Noneho u Rwanda rukavuga ruti twarashwe na Kongo ariko hashobora kuba FDLR cyangwa Kongo. None ubwo bavuga ko yamaze kubishishoza nka general uri kuri tele agasanga FDLR atari ikibazo ku Rwanda nabwibitse ko yarashe Kigali Kinigi sorry. Navuga ko ari we wagiye yarasi mu bihe binyuranye Kinigi. Ku ruhande rumwe arabita Sekibi ariko akavuga ko iyo Sekibi yamaze guhosha nta bintu by'ikibi gifite. Ni Sekibi yica biwabo ikaba atari Sekibi yaza kwica we yasize itarangije. Yega buri abantu iyo bavuga ngo jenoside irangiye iyo mvugo abantu bazayihagarike. Ni jenoside ihagaritswe kuko kurangira ntiyarangiye. Yarangiye itese kurangira byari uko bagomba kwica bagasiga ngo abana babo babaza ngo nimutwereke ngo abatutsi basaga bato. Iyo nibwo jenoside yari kubirangiye. Ubu rero yarahagaze uyu muntu wahagaritse rero afite uburyo aragaruka atangira none yishe abakongomani miliyoni 10 abanyarwanda dufite miliyoni 10 atari igihugu cyose urumva ari twebwe yakorohera. Ntibyamusaba imyaka 2 ngo abaziranye ibiri myinshi yaba ari myinshi niba mu mezi 3 yica miliyoni irenga abahanga mu kwica teye ubwoba. Rero niyo mpamvu ndimo mubwira ngo Ubwongereza bwasabye u Rwanda cyangwa uri muri Loni yavuze ngo u Rwanda na Kongo biganire. Iriya ni imihango nk'ukuntu bavuga ngo hari umuhango wo gusaba no gukwa. Mwebwe murebye muri buriya bukwe basaba bakwa mubona ari muntu mugenda muvuga muti baje gusaba barabaha cyangwa ntibabaha. Oya tuba tuzi ko biri bubwira bati mugire vuba bana twigende. Iba naza bakabwira ati mubwira gire vuba imvura igiye kugwa. Icyo gihe rero icyo bisobanura ngo ni umuhango. Uwo muhango rero niba wabaye n'abandi niyo mpamvu bakoze umuhango wo kuvuga ngo barasaba u Rwanda na Kongo kuganira. Uwo ni umuhango wo gusaba no gukwa nta kintu kirimo. Bizasaba ko amahanga azahindura imvugo se kugira ngo ikibazo gikemuke cyangwa bari mu mihango ubu ntabwo muzababuza igitaramo cyabo n'imihango yabo ariko ntabwo bakemura ikibazo cya Kongo. Ubundi se guhora bababwira ni nabo bazabicaza ngo babaganirize. Icyiza cyabyo twebwe tubivuga ariko babivugira mu nama nta baruwa baba bandikiye u Rwanda. Wenda be byahaye akazi ofisi y'ububanyi n'amahanga irirwa yandika isobanura turaganira iki cyangwa se wavuze ko tuzaganira niba babwiye ko azaza kuganira iki. Ni ibintu bavuga muri seremoni ukuntu umuntu abwira undi runaka ni intwari cyane bari mu mihango yo gusaba ati yari intwari ndamuzi ati rwose ntagira uko asa ariko umubwutirwa ibimenyetso by'ubutwari bwamuranze ntabyo usibye ayo magambo yavugaga. Ibi rero ni seremoni n'imihango nta kintu kirimo amara kubivuga natwe tukaza tukabivuga nk'abanyamakuru ariko ntabwo ntekereza ko ari uburyo uvuga Abongereza mu kiganiro bateguye ibiganiro bishaka
kuvuga ngo barahuza aba bategetsi bose b'aka karere ngo baganire ku kibazo gihari cyaba bifite uko byitwa bifite n'ishusho. ariko nabo urabona ko bavuga bati igisubizo cy'intambara mwahisemo ntago cyatanga igisubizo koko. Ibyo ni ayo ni amagambo niyo wakundi ndimo ndaguha urugero. Bati umukobwa wacu yagiye kwiga hanze ntawe uhaba kandi mu kanya agasohoka. Abo bavuga ngo intambara siyo nziza nibo batanga inkunga y'amafaranga yo kugura imbunda, nibo batanga ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kumenya aho abarwana abandi bari. Ubuse siwe wambwiraga ejo bundi umuntu yatanze inkunga yo gushyigikira igisirikare abateye inkunga intambara cyane. None se n'ibindi ni nk'ibyo. Ahubwo mbwira jewe icyo nibaza FDL iraza korohera ikenge. ushobora gusanga bafitanye amasezerano yo kutavuguruzanya wenda cyangwa y'amacenga, cyangwa akamubwira ati reka ibyaha byose tubibashyireho ariko tuvuge ko mwishe kera mugifite imbaraga ubu mushaje. Nanone ikindi nanone bavugaga ngo FDL si umutwe w'iterabwoba, generali Cyenge yongera gukonfirima cyane, uvuga ko abantu nka FDL abantu bavuye hanze y'igihugu bakinjira mu gihugu cy'undi muntu bakaba muri miliyoni 10 bakaba aribo bishe benshi, katuvuge ko bishe 6 batari bakicwa n'indi mitwe kuko leta yikuye mu batica. Kandi kuri njyewe bari abaturage bose bishwe na leta uko bavuga miliyoni 10 zose. Impamvu ni iyihe? Uyu munsi Wazalendo irimo kurasa abaturage mu mujyi Igoma, ubwo bari abaturage bari mu mirima bahinga abandi bari mu biyaga baroba, nta wari ufite imbunda yo kwica. Leta niyo bahaye imbunda ibaha imyitozo. Ubwo abo baturage bishwe na Wazalendo cyangwa bishwe na leta. N'ahandi hatandukanye rero nuko byagiye bigenda. Ba minisitiri batandukanye muri Kongo ariko bagiye bafite imvugo niba ko ngaruko ari igihugu kinini wese hageze avugira imvugo ye. Rutundura ubwo yaravuze umwaka ushize ati mu izina rya perezida na guverinoma nabwiye Loni ubumwe bwa Afurika ko isaba umuryango wose buri gihugu gifite amakuru kuri FDL ko cyaberekana aho bari hanyuma kikadufasha kubarandura. uwo ni umukuru wa diplomasi ya Kongo. Nyine ubwo ceremony yari iriho yariyo. Umwati ntituzi aho bari undi akavuga ati bateje ikibazo cyane. Umwe ntabwo azi aho bari undi azi ko bishe abantu benshi. Perezida nawe ati abaharereka nta kibazo bateje ni abasaza. Aha. Aho harimo twamuzunga twinshi. Ubwo cyo koko utabeshye abaye niyo mpamvu nakubwira ngo n'ibyavugiwe hariya nta nkuru irimo. Cyangwa FDL ifite ukuntu ibafite ati yo mwigaragura yose murabizi ko mudukeneye kurusha uko tubakeneye. Icyiza biravugwa n'abasirikare. Abaturage ba Kongo batatinya kwita ibigwari kuko bananiwe kubakiza inyeshyamba zirimo zibica nk'uko bavuga ko aribo babishe. Ariko nanone ukagaruka ukibaza ngo ziriya mvugo zose ziramutswe ari perezida wabivuze cyangwa muyaya, nibwo wamenya icyo politiki ivuze. Ariko nabo bize ubwenge bati nibivugwe n'igisirikare. Buriya abasirikare ntabwo ari abanyapolitiki. Yego abantu barabumva bakavuga ati igisirikare cyo muri iki gihugu kiravuga, ariko iyo bigeze mu masaha yo kwiga ibyo bavugaho n'ibyo baganiraho igisirikare gifatwa nk'urwego ruriyo ntabwo bahita baza. Buriya ari muyaya wabivuze cyangwa minisitiri wundi byaba byabyaye indi shusho. Ariko ko ari umusirikare babifashe nk'ibintu bisanzwe barabiganira. None yibaze kugira aho banavuga ko FDL ari u Rwanda rwayubatse. Ngo yego. None ngicyo nibajije barega u Rwanda kubaka M23 ukubaka na FDL ubwo bubatse imitwe ibiri irwanirayo. Yawe nyine imbere yagiye mu nda boherezemo injangwe rukiraniremo. Ikintu gihari kubera ko ibyo byose twatekereje ku ngimbe bipfire ive mu nda byanze agomba gupfa nyiri kumitire batu nayo kazamupfiramo. Niko bigenda. Alors que la grande facture est payée par les Congolais, l'FDL s'attaque aux Congolais, l'FDL tue les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués
les 30 dernières années, les FDL ont contribué à beaucoup de pourcentages dans cet effectif de morts-là. Izi mvugo z'aba bategetsi bagera nko kuri 3-4 muri Kongo, hari minisitiri w'ingabo siwe wenda Bemba we nta bintu byinshi cyane ubundi minisitiri w'ingabo wundi, ariko reka turebe Ekenge umuvugizi wa FARDC, reka turebe Muyaya ntavugira leta yose, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta, reka turebe perezida ntahagarariye igihugu, buri umwe afite ururimi rwe na Rutundura. Yes, na Rutundura wanje n'amahanga wese afite ururimi rwe kuri FDL. Apana Rutundura Christophe yavuze ko umuntu ufite amakuru y'aho abantu bari bitwa FDL, urumva ko bitwa FDL. Mu kiganiro cy'agiye ngo 30 ça suffit gitambuka ngo kuri radio televiziyo na televiziyo by'igihugu cya Kongo, bikanagera kuri chaîne ya YouTube ya Muyaya. Oya ni ya ministeri y'intuzo yitumanaho si kwa Muyaya se, none se wari uyise ministeri ya Muyaya, ubuze mfata ministeri y'urubyiruko nyitirire Sandrine cyangwa Budara, cyese ministeri ya Budara irimiro yishwe tugejeje ndeka ndamba ni ministeri y'urubyiruko kuko abo ngabo bazaho bakagenda kaza abandi. Uyu rero General Major Ekenge ubwe yaravuze ati FDL itera abanyekongo, yica abanyekongo mu barenga miliyoni bishwe mu myaka 30 ishize. Ni ikiganiro cyabaye ejo bundi mu cyumweru gishize. FDL ifitemo ijanisha rinini mu guteza impfu hariya. Uwo ni umuvugizi w'igisirikare aravuga ibintu afitiye amakuru, byaza bikagera kuri minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi w'iyo guverinoma yose Patrick Muyaya. Ubwo yagaragaje ko FDL itakibaho ngo kuko abarwanyi bayo batashye mu Rwanda nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byigeze kubaho byo kuyirwanya. Noneho abantu nigeze kubona kuri boda baririmba bati abasore twarutashye mu kinyarwanda cyo mu Nduga ubwo n'abanyegoma bakize. Ni ya indi bita Sokora nibyo. Uyu ni arama operation menshi yagiye atandukanye. Umoja wetu kimia rimwe na kabiri ne yindi ya Ibu special urayibuka. Byagera kuri perezida wabo akavuga ati reka mvuge wenda abenshi mu barwanyi bahoze muri FDL abenshi nka 70% wenda baratashye, reka mbivuge gutyo. Rega FDL ikibazo cyayo so kuvuga ngo ufite umubare w'abantu bangahe, icyo ntabwo ari cyo kibazo. Buri utagira ngo nicyo kibazo, abantu bakora ibikorwa byose niyo baba babiri abari n'umwe. Ikibazo ni ingenga bitekerezo yubatse icyo kintu cyitwa FDL, niyo baba umwe babe babiri. Burya Skobya ni arimo kubwira mu kanya ati genocide ntiyarangiye yarahagaritswe cyane ikigaragara, ariko hari ibikorwa bya genocide bikomeje gupfobya kandi etape ya nyuma ni inakomeye mbi cyane ubwo ikomeye kurusha kuko iyo ibishobora kumera nka kagashirira washyize ahantu mu gicaniro karongera kakagihembera mukabona mu gitondo kiri kucumba ahubwo n'imyotsi yaka ugira ngo ni nk'urusasu bahateye. Abantu rero wakongeraho na perezida w'igihugu cya FDL n'abasaza baraje barambira ngo ni barenga 2,000 ngo ni n'abasaza ngo ntabwo mpamya ko ari abantu bateje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Okay, reka mvuge ko buri wese tuvuge arayisingiza ukwe arayivuga ukwe, reka mvuge wenda ku buryo idateje umutekano, idateje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda ruhora ruryamiye amajanja rutaryamira. Ntabwo ejo bundi perezida Kagame yavuze ati turi mu nama narabo hirya iriya Addis Ababa ababwiye nti ibitero bya bisasu barasa mu Rwanda bizaba rimwe kabiri gatatu aho bizagera bibe enough is enough. Iyi Nairobi bizahara bizagera bibe enough is enough. Nari nzi ko twabyumvikanye ariko tubona ibintu biracyakomeje. Ntabwira nti icyanyuma cyaraguye ubwo byararangiye sinzongera kugira ibindi umuzi n'umuhamuro b'abantu babikoze barawuzi kandi bazi impamvu babikoze, banayishaka kuyirimbura bayirimbura. Ni minute guys ibyo byo kwicara bayisokoza ngo nuko ihengamiye hano ngo ubwo barabijyana hariya nabo bizarangira ni minota mike cyane kuba barangiza ikibazo nk'icyo ngicyo kuko nibo bafite mu ruhare muri ubwo burasirazuba. Rero ejo hashobora kuba harabayeho gukomanaho ukuntu. Reka ushaka ko uburyo twavugana na mugenzi wacu Eulade ariko vuga ategereye telefone kuko
Gatujaho uriye tubavugisha Eurade tumve niba hari ku murongo wa telefone atubwira ukuntu muri kiriya kibaya byagenze kuko ejo ari abantu babuze bati turi kumva. Waramutse neza bwana Eurade? Waramutse neza Samu na Shadadi. Urakomeye? Ndi bugusabe kuzamura ijwi kandi numva warizamuye harira. Useni zaramutsera. Gutyo ntacyo ndakumva. Sigaye uvuga neza. Ariko ntabwo nigeze mvuga nabi. Yego. Ndadaragweshera n'ujye uvuga nabi. Yego, hanyuma ku mupaka hari ikintu mwumvise ejo amakuru ahari yagiye avugwa yuko haba harabayeho kurasana, ni ibihe byaturikaga mwumvaga biherereye? Ngira ngo bari babikomojeho ubwo twabikomozagaho ko hariya muri Nyiragongo territoire muri territoire ya Nyiragongo ahangaha mu gice uziko territoire ya Nyiragongo ari igice cyegereye mu gice cyo mu Rwanda. Haba umunsi w'ejo koko harabayeho ngo kurasana. Amakuru twakomeje gukusanya muri territoire ya Nyiragongo kuko urashoboka ko habaye kurasana, ariko ngo akaba ari FDR ndetse na Wazalendo ngo bateye baturutse Goma, ariko baza mu buryo bwa kinyeshyamba nta oda bahawe n'ababakuriye, baza barasa kuri M23 mu buryo bw'agatero shuma. Ariko akaba ari mu kurwana se cyangwa kurasana bitamaze igihe kinini muri kino gice, ko bisa nkaho muri Nyiragongo n'ubundi amaze iminsi nta mirwano ikomeye iherutse kuba iberamo. Ni nk'ubutero shuma bwa kinyeshyamba kuko hari FDR ari Wazalendo birumvikana nk'imitwe y'inyeshyamba, kandi navuga ko irimo abantu benshi bari indiscipline, hari ubwo bakora batagendeye kuri orders z'aba bakuriye bari hejuru. Muri ino minsi ho nta bijyanye n'imirwano yigeze izamo n'izina Sadeke? Sadeke ntabwo yabura, ariko Sadeke ubundi bakunze kuba bibereye hariya mu gice cya Sake. N'ubundi Sadeke ku munsi w'ejo amakuru dufite nuko naho habaye igisa nko kurwana, haba ku ngabo za FARDC ndetse na SADC, bakaba barwaniye mu bice byegereye Sake, haba ku musozi ya Madimba naho ngo ejo bakaba barabaye igisa nko kongera kuba baharwanira. None rero akandi gashya kabaye ku munsi w'ejo Samu ndetse na Shadadi nuko hari kuvuga kuba ngo hamaze iminsi havugwa ko aba bacanshuro bari gufasha FARDC kurwana. Hari ikintu gisa nk'ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga bashyize mu gice cyitwa Samsam. Zabindi tujya tubona drone zijya zirasa mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, cyangwa se biratubona muri Gaza no muri Israel, aho urasa imbunda bakayishwanyaguza itari yagera aho watagetingaga. Rero ngo abacyashuro ngo akagashya ngo barakazanye muri imirwano, ngo babasha kuba bashaka uburyo baje bashwanyaguza intwaro za M23 zitaragera aho bafite muri position zabo hariya za Sake, ndetse banashyize ahitwa za Mubambiro. Ariko ngo ibyo ngibyo ngo byaje guhinyuzwa n'igisasu M23 cyabo, ngo yabashije kubirekura bombe ibisanga Samsam irashwanyaguza y'imbunda y'aba bacanshuro, ndetse ngo noneho n'abari bayegereye nabo baboneka ngo bashobora kuba barahasize ubuzima, ko rumvikana ntabwo bemereye yuko hari abantu bahegera kuri position kuri defense. Usanga hitwa Samsam no n'ibice byegereye Sake n'ubundi ngo hari imbunda bahashyize muri ya operation bita Springbok yo kubasha bakavaringa Sake na Goma, nubwo nazo zigeramiwe ngira ngo nabyo twaza kubigarukaho. Ariko ngo M23 nishobora kuba yararikuye bombe ikomeye cyane kuri defense. Hari igisasu kuri Samsam ibasha kuba igishwanya
gushwanyaguza noneho ryakoranabuhanga ryo kubabuza kuba batera imbunda itaragera bisa nkaho M23 yahise bihinyuza nabyo akaba ari mu mirwano n'ubundi yabaye ejo nyuma ya saa 6 hariya mu gice cyegereye Sake akavugwa n'andi makuru tutabashe kugenzura yakomeje kugenda avugwa yuko hari indege ya FARDC yabashe kubishaka kurasa kuri M23 ariko M23 ikoranabuhanga isigaye ifite ntumbazanira ikura ahubwo navuga ko ari risanzwe urahazi ku mayange naba nkubeshye ko tubuza kuko bazahiri kura tubuza kukubaza aho irikura uramutse uhazi ntiwatubwira ahubwo icyo namenye nuko irifite ahubwo aho irikura niho ntakubasha kumenya kuko hari n'andi makuru ngo rimeze rite utatugenda ni ntabwo yatugenda nayo tubwire rimeze rite ryo koranabuhanga irya mbere ndihereyo ikoranabuhanga ryo kuvuga ngo bashyizeho uburyo bwo kurinda ko batera bombe byo kugushwanyaguriza igisasu wateye hanyuma ikaza ihinyuza ahubwo ikaza gushwanyaguza icyawe icyo ni irya mbere icya kabiri hari ikoranabuhanga 23 ifite iri kuvuga ko iri kubasha kuyobya indege urumva indege za FARDC ikaziyobya zije kuyirasaho ahubwo zigakora reverse zikajya kurasa iwabo mwazumbishe hari mu masangahe mbere ku munsi we none se reka ngubwira uribaza impamvu M23 isigaye ikora defile urumva gira ngo urakibonye ikiwanja bagakora defile ku kibuga batikanga ko na sako ishobora kubarasaho warabonye Corneille Nanga warabonye ba Bisimwa ara kiwanja warabonye bakora urugendo rwise ngo nurwo kubohoza cyangwa se rw'impindura amatwara ntabwo bakiyita urabibonye nuza Corneille Nanga bazatese muri nyeshyamba turaba revolutionnaire byose bakabikora muri uwo mutaka wo kwizera ko hejuru barinzwe none cyagiye yasako yaje kubarasaho se yaje kumanwa yangu abandi yahitanya bakada babo ubitogiye bari bakongeye gukorana kongere y'abantu bangana kuri kumanwa yangu rero ngo hari ibyo koranabuhanga biringiye ku buryo aba bakadere babo iyo bakoze inama nka kuriya ngira ngo abantu babyibajijeho indege ijya kuza bafite radari zo ku rwego rwo hejuru zikabasha kuyiyobya kuko no ku munsi w'ejo haravugwa ko ari indege yaturutse mu kigo cya gisirikare ije kurasa kuri M23 barayiyobya iragenda irasa mu kigo cya gisirikare cyabo cyitwa Nzuru nibura ngutyo gusa niyo mpamvu usigaye na M23 basigaye bidegembye bakora ikoraniro ku manywa yangu bibereye hariya muri za teritwari za Nyiragongo za Masisi za Rucuru ubwo rero akaba ari ikindi kintu nacyo kivugwa cyabaye ku munsi w'ejo bigendanye n'imirwano n'ubundi yongeye kubura gake hariya mu bice bya Sake urebye ni nk'ibyo ngibyo nashaka kuvuga ese Eura dusoza wenda kuri ayo makuru ninde ufite ikibaya kuri ubu kirakibaye ubundi bisa nkaho bitahindutse siyo ko imirwano iba umwe akegera imbere undi akegera inyuma iki kibaya ni kinini ubundi abazi iki kibaya ni kibaya giturutse muri kiri muri teritwari cyane cyane Nyiragongo uturutse ahangaha hegereye Turazantene ukamanuka ukagera za Kanyamahoro unyuze munsi y'ibirunga ukamanuka ukomeze pfo ukenda gushyika muri hafi muri Goma rero biragoye ko wafata icyo kibaya cyose niyo mpamvu wumva hari igihe 23 iri Turazantene ikamanuka wenda ikagera ahandi twise ku mabere y'inkumi ikamanuka igafata ku gice cya Kanyamahoro naho ntiyafate hose FARDC n'abari kwifasha nabo bagafata ikindi gice bagakomeza ngutya biragoye ko bavuga ngo ufite ikibaya wenyine bisa nkaho bagisangiye kuko M23 iracyakomeza gufata ikibaya by'umwihariko igafata iki gice cyegereye Kibumba nayo M23 iri mu ngo yuturutse za Turazantene ukaza za Kibumba M23 irari ukaza nanone ukamanuka wegera amabere y'inkumi M23 irari ikaza isatira Kanyamahoro naho FARDC nayo ikaba ifite igice
cyegereye ruguru ku birunga hanyuma ya 23 ikaza yokipa ikibaya nanone cyegereye ku gice cyo mu Rwanda none ikibaya kirakomeza giturutse ruguru muri za Nyiragongo ruguru abazi mu gice cyo mu Rwanda hafi ya za Kabuhanga kikaza gikomeza kimanuka kijya kwegera mu mujyi wa Goma kuryo banavugaga ko nasako yasaga kurasa ikaza muri defense yabo yo ku kibaya iturutse Goma ikaza kurasa kuri 23 asa nkaho ikibaya bitewe na position zigifite haba kuri coalition ya FARDC ndetse na coalition ya M23 n'ubundi baracyagisangiye muri defense zitandukanye